kabisa navuye mu cyiciro Ubasha kugira gute hano kuyora kashe DJ Zamura yora kashe abanze yatubwiye atwereka yuko yagiye mu ijuru agapfuye Yora hey yora kashe yora hey yora kashe ni miliyoni buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru igihembo nyamukuru miliyoni 20 ntucikwe nawe waba miliyoneri wagura inka wagura inzu wagura imodoka yora kashe urgitanu wahinduka miliyoneri Tikangaye Jide ko mbona ufite sheke uri hani Kabuga ese utuye Kabuga waje turuka he muri Rurindo waje turuka muri Rurindo byagenze bite ngo utombora ayo mafaranga yose nakinnye umukino wa Airtel ikigo bita yora kashe wawukinnye ute nagiye nafashe telefone yanjye muri message nandika umubare rimwe nohereza ku 155 matwara amafaranga 150 yonyine none nashaka kubaza ukora iki mu buzima busanzwe nahe ndi umuhinzi mworozi aya mafaranga agiye kugufasha iki agiye kumfasha ngiye kugura inka none mbona ifumbire none mfumbira imirima yanjye n'ibihingwa byanye mbashe kweza cyane niriye jambo wabwira abantu badukurikiye bataremera kwitombora ariyo ndetse na Airtel Tigo kuri intambwe igufashije gutera muri rusange icyo nababwira nuko bagura simukadi ya Tigo cyangwa Airtel bagashyiramo amayinite y'amafaranga 150 bagakina wende ejo nibo imana ibibutse kabisa ngaho shimira Airtel Tigo kuri gahunda ikugejejeho harakabeho Airtel Tigo kabisa imana izaba umugisha murabibona ibyishimo biri hani Kabuga na handi wabikura ni Airtel Tigo yora cash bye bye miliyoni buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni 1 buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri yora cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.